ese nk'icyo nakubaza umuco murawemera nkuko tubyumva hano hanze urumva ni urukundo rumujyanye i Burundi ariko afite inyungu ashaka visa inyungu irahari already kuko agiye gutwara umwana w'abandi ufite visa kandi uraye ari bugende muraho neza nkuko bisanzwe banyita Plus Password channel yacu bakaba bayita Papa Plus tukaba twabazaniye umutumirwa Pastor Fora muraho neza natwe turaho turakomeye twishimiye kukubona uyu munsi wa none umeze ute umeze neza urakomeye n'amahoro ndaho ndashima Imana tumeze neza okay ukaba witwa Pastor Fora umurimo w'Imana umeze ute wabivuze wabirangije nitwa Rufura niryo rizwa ariko ubundi amazina yanjye nitwa Murwanashyaka Celestin wabivuze umurimo nkora mu pasteur okay ukaba utuye hehe Kasarani hano hafi cyane rwose Magenzuri okay Kasarani igihugu ni ikihe Kenya Nairobi okay abadukurikiranye kuri TV yacu tukaba turi hano muri Kenya Nairobi tukaba turi kumwe na Pastor Fora nkuko nawe yabyivugiye nanjye nkaba nitwa Plus Password ubwo tukaba twifuza gutaramana namwe kuri uyu munsi wa none ubwo tugiye kugira ibibazo tubaza Pastor Fora atuganirize biriho bivugwa hano hanze n'ibyinshi mu murimo w'Imana ibiriho bicicikana ni byinshi namwe murabizi ni mu biyobewe ariko kuri uyu munsi wa none Pastor amakuru mu murimo w'Imana ibivugwa mu murimo w'Imana amakuru y'itangazamakuru ibiba bivugwa cyangwa ibintu biba mwakoze ku gatuti bigakatwa ese nko mu murimo w'Imana bira bintu ntabwo bibabangamira ndabanza kubaze mbere yuko ngusubiza numvise uvuga ko uri Plus Password si Plus Password ni izina Plus Password ni iki Plus Password uvuga ko TV ari TV Plus TV Papa Plus Plus Password ba Plus Password ubwo se ibyo bintu wabidusobanurira kugira ngo tubashe kubyumva okay nk'abadukurikiranye kugira ngo bitazabatera n'urujijo TV yacu yitwa Papa Plus mu gisobanuro cya Papa Plus nk'umuntu wize umuntu usobanutse umuntu uciye akenge arabyumva yuko ni uguteranya ubwo urumva ufashe papa ugateranya bibyara papa cyo ni gisobanuro guteranya papa bibyara papa nkuko wafata rimwe guteranyaho rimwe bibyara undi mubare rero nararebye nsanga kuko bivugwa mu mateka cyangwa se nkuko bivugwa ko umugabo ariwe mwami cyangwa ari uyoboye cyo cyatumye mvuga ngo reka cano yitwe cyangwa TV yacu yitwe Papa Plus Papa Plus ni umubyeyi uteranyijeho bikabyara umubyeyi kuko umugabo ahora ari umwami ni nawe mutware w'urugo icyo turi kucyumvikana nicyo cyatumye muyita TV yanyu muyita Papa Plus naho ku mazina umwami umugabo n'umugabo ahari hose nko mu muco wanyu wa Kinyamurenge urabizi yuko umutware n'umutware ni ikimenyetso gikomeye gifite igisobanuro gikomeye kandi natwe turabyishimiye rero ku izina ryanjyeho ni izina ryanjye nitwa Plus Password ibyo ni ibisanzwe nkuko buri muntu yakwitwa wenda nkuko njyanama nkuko witwa Rufora nkuko undi muntu yakwitwa irindi zina nkuko abandi hari abitwa Banyabigondo ibintu nk'ibyo so nanjye rero nitwa Plus Password urakoze cyane warumbajije rero uko umurimo w'Imana uhagaze uko ukorwa ibikorerwa ku gatuti bikorerwa ahantu hatandukanye mu murimo w'Imana ese tubibona gute tubifata gute ndatekereza ko ari kubarumbajije nuko nari nkubajije cyane urakoze cyane ndabisubiza uko mbyumva muri iki gihe biragoye
Okay. Muri iki gihe biragoye. Turi mu gihe cya nyuma, mu gihe cy'imperuka, mu gihe cya kindi Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ni igihe abantu bazaba bashaka kumva inyigisho zijyanye n'ibyo bashaka n'irari ryabo n'ibyo bifuza. Amagambo aryohera amatwi yabo. Amagambo aryohera amatwi yabo. Kuko muri iki gihe gucyaha, guhana, gutesha, guhugura ni biki, kandi abantu bakabitinyira. Kubera iki? Kubera ko hari ibyadutse ngo ni icyaha, ni tesha abantu, ni bahugura barantuka. Noneho ugasanga rero abantu nabo barimo baratinya gukora inshingano zabo, guhagarara ku mahame y'ijambo ry'Imana ngo bateshe, bahane, bahugure. Ugasanga abantu rero barimo baragenda babitinya. Ni ikibazo rero, ni ikibazo igihe cyose umukozi w'Imana azatinya guhagarara ku ihame ry'ijambo ry'Imana ngo akore iby'inshingano y'ijambo ry'Imana rimusaba. Bizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Bizaba ari ikibazo, kandi n'ubu ni ikibazo, ni nacyo kigenda kigaragara. Tubona abantu bahagarara ku gatuti, umuntu akavuga ibintu yumva yishakiye, yitekerereje, wareba ubutumwa burimo ukabubura. Ugasanga rero harimo ibibazo byinshi. Ni nk'uko nabisubiza, biragoye, ariko kandi abantu bahagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana, bagahagarara ku mahame y'ijambo ry'Imana, bagatesha, bagahugura, bagahana, ntekereza ko itorero ry'Imana ryagaruka ku murongo. Ese turabizi neza yuko muri abantu mwubaha umuco wa Kinyamurenge kandi cyane. Ese nk'icyo nakubaza, umuco murawemera nkuko tubyumva hano hanze? Umuco turawemera, kandi umuco ni ngombwa. Ubwoko budafite umuco burazima, burazimangatana, burigitira mu yandi moko. Ni ukuvuga ngo rero ikijya kigaragaza abantu mu muco wabo, ikigaragaza agahugu. Ntujya wumva bavuga ngo agahugu n'umuco wabo. Ni ukuvuga ngo aha muri Kenya bafite imico yabo nk'Abanyakenya cyane. Abanyamurenge muri Kongo n'ahandi hose bagenda bagiye batura, bafite imico yabo ibaranga, ku buryo ujya ubona umuntu imyambarire y'umunyamurenge igihe itimugaragaza ko ari umunyamurenge. Cyane cyane abagore b'Abanyamurenge ukunda kubabona mu bitenge bakenyeye, bagize gute. Ubu nubwo abandi bose bakenyeye babona ari byiza bakabyigana, ariko byari mu muco, ni umuco w'Abanyamurenge n'imyambaro igaragaza ko uyu muntu koko wahita umukarakteriza ukamenya naho yavuye, kubera ko afite ibimuranga. Mu biranga abantu mu muco habamo imyambarire, habamo imivugire. Icyo gihe rero habamo n'imico yabo, nyine ukuntu bagenda bagira gute, amahame yabo cyangwa se ibyo bakora bibahuza. Ugasanga hari n'ururimi burya nibwo rutuma umuco w'abantu ugaragara cyane. Ibyo byose rero iyo bidahari, iyo ushatse kubizimangatanya no kubizimya, ni nko gusibanganya ibimenyetso by'icyaha runaka. Ntabwo bikunda. Umuco ni ngombwa, umuco turawemera, umuco ubaho. Abanyamurenge bagira umuco wabo, kandi rero ni na ngombwa kuwimakaza cyane, gukomeza kuwushimangira. Muri ibi bihe nabyo harimo inyigisho zimwe za kirokore, harimo abashumba bawurwanya, harimo abashumba rwose badashaka ko umuco ukomeza. Iby'amakwe, ifomoro n'ibindi ngo ntibibe. Ibyo birahari hano hanze, niyo muri hari nicyo kintu kiri kuvugwa cyane. Ariko njyewe ndi umushumba, ariko njye simbyemera. Njyewe sinemezanya nabo babivuga gutyo. Umuco ni umuco. Nimba ndi mu itorero, ndabwiriza nshingiye ku mahame y'ijambo ry'Imana, mfashe Bibiliya nk'ijambo ry'Imana ry'ukuri, mbabwire ijambo ry'Imana, nereka abantu y'agakiza yo kujya mu ijuru. Ariko hanze aha iby'imico ni imiki byo mu muco, sinjya muri sibereka,
sinjya sinjya mu bayobozi b'imirara b'imiryango ngo mbabwire ngo ibi ngibi ni mubyamagane ngo biri mugire gutya. Jewe ndababwiriza ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Naho mpagarariye rero nk'uko mukomeje kudukurikira mutwandikire muri comment mutubwire kubyerekeranye n'umuco, nk'uko pastor tubwiye yuko umuco wemewe kandi wemerwa kandi mukurikiza. Ariko se pastor, ikindi kintu nakubaza ni kimwe nko mu murimo w'Imana, nk'uko haraho wavuze hambere ati ni ibihe by'imeruka, ntabwo ariko bose bakurikiza umuco. Nk'uko wavuze ati nk'ibintu by'umuco abatabyemera nge simbyemera rwose, umuco sinawurwanya. Ni nk'ihe nama wagira nk'abantu b'abakozi b'Imana cyangwa se kuko urabona nk'umukozi w'Imana hari ukuntu ashobora kuba yakwaza umukristo, kandi ibyo mudushumbye n'ibyo dukwiye kwakira mu mitima yacu cyangwa ibyo dukwiye gukurikiza. Rero nta kuntu buryo umupasiteri yakwanga nk'ikintu nk'icyo cy'umuco cyangwa se ngo agihakane umukristo we kikaba cyamubangamira. Nihe nama wagira nk'abakristo uburyo bakwitwara kwa pasiteri babo cyangwa kwa bishop babo cyangwa kwa reverend babo? Nihe nama wabagira? Kuko umuco hano nubwo umuco uriho ariko hari abantu batawukurikiza, hari abantu batabyumva kimwe yuko biri kuvugwa hano hanze niyo nkuri hari. Nihe nama wagira nk'abakristo uburyo akwiye kwitwara bayobozi babo b'amatorero, n'iki bakwiye kugenderaho? Urakoze cyane. Inama ya mbere ratanga umukristo akwiye kumvira umushumba. Inama ya kabiri natanga umukristo akwiye gusoma ijambo ry'Imana cyane bikamuyobora. Kandi umukristo akwiye gushakisha kumenya cyane, akwiye kwiyungura ubumenyi, akwiye kwiga, akwiye guhugura. Uravuze ngo umukristo akwiye kumvira umushumba we. Yego. Ese yambwira urugero, yambwira ngo ngwe mwuriya mwobo kuko nkawugwamo cyangwa bivuze akwiye kumvira umushumba. Yego. Mu kumwumvira akwiye no kumenya, akwiye kumenya ubwenge, akwiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryo muyobora w'ukuri. Jewe ndi umushumba, ndashobora kuhagarara hariya nkabwiriza inyigisho, ariko bose siko bazumva. Hari abashobora kuzumva, hari n'abashobora kutazumva. Hari n'abashobora kuzumva uko wenda ntabivuze ko ntabibwirije. Hari n'abashobora kuzumva birenze uko ngewe nazibwirije. Urumva? Ni ukuvuga ngo rero iki tuyobora twese tugomba gusaba imbaraga z'umwuka w'Imana kutuyobora, cyane cyane ko twabivuze ko turi mu bihe bya icya kabiri. Abantu bakwiye kugira ubwenge, bakwiye kugira ubwenge bw'Imana. Bibiliya itubwira ngo ubwenge bw'Imana buraboneye, bujya bwemera kugirwa inama. Ubwenge bw'Imana ni ubw'amahoro. Ni ukuvuga ngo rero inama natanga, inama ya mbere naho abantu, naho abakristo, nubwo bagomba kumvira abashumba babo, ariko ntibagomba kubumvira mu bibayobya, kandi nta mushumba, sintekereza ko umushumba nimba mubwira ngo kurikiza amahame y'itorero urayakurikiza mu gihe urimo. Ariko nimba wumva ko ibyo bakubwira amahame y'itorero runaka ryanyu ridahwanye n'iki, ridahwanye no kuvuga ngo ntibakurikize umuco, ukumva wowe bitarimo, icyo gihe aho kugira ngo uteze ikibazo nambuti yaje ku mushumba wawe. Niyo mpamvu navuze ngo ugomba kumwumvira. Vomye ko wavamo ariko ukarekera irya torero ubusugire bwayo. Akenshi ibi ni iby'idini, ni iby'amadini, ariko mu itorero ni rimwe ku isi. Kandi itorero amahame yaryo niki? Ni ukwakira Yesu gusa nk'umwami n'umukiza wawe, ni ukutuyobora inzira ituganisha mu ijuru. Ariko imico agahugu n'umuco wawe. Umuco ni ngombwa. Umuco udahari nta bwoko bwabaho. Jewe rwose ndabishimangira, ndanabyemera. Kuko hari abantu, ni urugero,
hari abantu bashobora kwemera ko ngewe mu itorero ryanjye umuntu ashobora kuza agakuramo amasogisi n'inkweto agashyira hariya akabyina, ngewe ntiwabikora mu itorero, ntabwo bikunda kuko hari impamvu nge nashingiraho zatuma ntakwemerera kubikuramo inkweto kandi uzikuyemo rwose. Ntanahagarika n'iyo ndirimbo nkakubwira ngo muri utaratibu muri disipurine ngo ambara inkweto zawe ugire gute uririmbane n'abandi cyangwa se ujye kwicara, nimba byakunaniye kubyinana inkweto ntabwo nakwemerera kujya n'ibirenge hariya ku gatuti izindi ipantaro kuremo, ngewe uko mbyumva sinabikwemerera kandi ndi umuyobozi. Nimba ndi umuyobozi rero ngomba kukuyobora ikintu gikwiriye gihesheje agaciro umurimo w'Imana, gihesheje isura nziza ubutumwa urimo gutanga. Murabyumva abakristo mwese muri kwisi yose, uyu munsi Pastor tubabarire, turabizi ko muri mu masengesho y'iminsi 2 yo gusengera igihugu cya Kongo, abanyamurenge mwese aho muri, abakongomani mwese aho muri, hari iminsi 2, uyu munsi wo kuwa mbere no kuwa kabiri turi gusengera igihugu cya Kongo ngo kibonekemo amahoro. Iyi ni televiziyo yacu Papa Plus mwese nkuko umusanzwe mudukurikirana. Uyu mutumirwa wacu turabizi twamugoya tubabarire, turabizi yuko yiyirije, turabizi ko nejo azaba yiyirije ariko basengera namwe aho muri hose kwisi, byaba byiza mufatikanyije nawe mugakomeza gukora amasengesho mugasengera igihugu cya Kongo. Pastor, twumvishije inama tugiriye kandi urakoze cyane. Nanjye uko ndahangaha Plus Password hari amagambo mbwiye kandi nanjye nkoze ku mutima, hari ibyo ngiye kujya ngenderaho najyaga ngenderaho. Rero mu byukuri hari icyo nashaka kubaza kugira ngo tukureke ujye gukomeza amasengesho yawe. Nejo turabizi ko uzaba yarimo wenda mu kiganiro cy'ubutatu zongera tuguhamagare wayasoje ugira ibindi bintu ngenda tugezaho. Ariko nyamukuru hari ibibazo biraha hanze biteye ikibazo kandi bikojeje isoni ubwoko bwanyu bwa Kinyamurenge, cyangwa bikojeje isoni ku gihugu cyanyu cya Kongo, cyangwa bikojeje isoni umuco wanyu. Amadivorce yabaye menshi hano hanze kandi birasebetse. Nubwo muri mu masengesho ndabizi ni mwishimye ni munezerewe, amakwe ari kujya kuba haba habura icyumweru ngo undi yabomboye undi, ngo undi yabonye undi, ngo ndabihagaritse, undi yavuye muri Amerika. Urumva ko ibibazo ni byinshi cyane, ariko turagira ngo muri make udusobanurire ko mu muco wa Kinyamurenge nta bintu bya divorce byajyaga bibamo, biri guterwa n'iki. Murakoze cyane. Plus Password rero iki kintu ni sije yagutse, ni teme ndende, ni teme nini, ni ikiganiro kinini cyane. Ikindi turishimye nubwo turi mu masengesho, turishimye kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo duhore twishimye, duhore twishimye mu bibi no mu byiza, dushima Imana. Kandi turi mu masengesho, ntituzi ko abantu bose bayazi, ariko hari abayazi, hari abo tuyafatanyije hirya no hino dusengera igihugu cyacu cya Kongo kimaze igihe kirimo umutekano muke, kirimo intambara z'urudaca, ariko turizera ko hari igitondo kimwe izuba rizakirasira, hari igitondo cy'Imana, Imana izatabara igihugu cyacu cya Kongo kikongera kikagira amahoro, kigatekana, abantu bakakibamo bakagenda amanywa nijoro bakisanzura bagakora imirimo yabo. Turabyizera neza tudashidikanya. Ibyo nibyo twizera. Rero turi mu masengesho, turimo turasenga, n'ababishoboye dufatikanye, si n'abakongomani gusa cyangwa se abanyamurenge gusa, abantu bose bumva bafite iryo shyaka ryo gusengera amahoro mu bihugu bitandukanye, rwose badufasha. Ikijyanye rero na divorce warubajije mu banyamurenge, hateje ikibazo mwino misi. Ntekereza ko hari impamvu nyinshi zibitera, ariko impamvu imwe kandi ntekereza ikomeye, ibya bindi twavuze turi mu bihe byanyu, nta rukundo, urukundo rwarakunze cyane. Uzi ko kera mu muco wa Kinyamurenge, uyu muco turimo turwanya, ba data bashimirwaga na basi abagore. Sogokuru ubyara papa akagenda akabwira papa ngo nakuboneye umukobwa wo kwa runaka, kandi namushimye, twavuganye n'ababyeyi biwe, wowe uzagende gusa ugiye kumuzana, imbara ukumubombora uzagenda ugiye kumuzana.
data ntiyakomponingaga ntiyazanaga ibintu byo kuvuga ngo ngo kubera iki byari umuco kandi hari urukundo. Ariko ubu ngubu urukundo rwarashize, ahubwo umuntu ajya ahantu cyangwa ashaka ahantu bitewe n'inyungu y'icyaha akurikiye, y'icyaha ashaka. Noneho rero iyo ubukwe bubaye, iyo Imana ibafashije bakagera ku munsi w'ubukwe bakabukora, bamara ukwezi kumwe babanye, za nyungu yatangira kuzibura bikaba birapfuye byose, agatangira kugira gute gushaka impamvu zituma batandukana. Undi akagenda yazibona ukwezi kumwe cyangwa byamwihishamo gutahura neza n'inyungu y'icyo yashakaga, yahasanga za nyungu mu mezi abiri mu mwaka ntazabona, kubera ko yajyanywe n'inyungu y'icyaha ashaka akahava. Hari abashaka abandi kubera amaviza. Ubu hari abantu benshi nagiye mbyumva, ntawe ndabona, bava aha bakajya gushaka abageni mu Burundi, kubabombora mu Burundi, mu nkambi z'i Burundi, kugira ngo kuko bumvishije ko bagezweho, bagiye kugenda bagiye nko kujya muri Goma, akagenda akarara mubomboye, bakamarana iminsi 2-3, ubu kumva ngo bagiye. Urumva urukundo rumujyanye i Burundi, ariko afite inyungu, ashaka visa. Inyungu irahari already, kuko agiye gutwara umwana w'abandi ufite visa, kandi uraye ari bugende. Yumva benshi, ingero nyinshi twazitanga zirahari. So nje ntekereza ko nta rukundo, ahubwo hari shakwa. Izo nyungu iyo zimaze kubura rero, iyo uzibuze, icyo warukurikiyeyo iyo ukibuze, ni ukuvuga ngo ugikurikiraho nyine divorce mu Banyamulenge bizabagaho. Kindi kwa kugenda dutumuco twatangiriyeho, nibyo bituma n'ubundi abantu batagira gute, batabasha kwihanganirana. Kera umugore w'umunyamurenge yarakubitwaga ariko ntiwabimenyaga, zararaga zisha bwacya zikaziba. N'ubu kandi abagifite umuco bibaho, hari igihe bibaho, hari igihe zirara zisha bashoboraga no gukubitwa, ariko akabyuka akakaraba akisiga amavuta, mwamubaza ati ni amahoro, ni amahoro. Ariko ubu ngubu kubera ko ari biroze bishambuke, kama mbaya nta banga rikibaho, usanga rero divorce zigenda ziba nyinshi kubera inyungu runaka. Mbese muri make, mu magambo nk'abiri, nta rukundo rukibaho, ahubwo hari urukundo rugamije inyungu runaka. Iyo izo nyungu zibuze rero, urukundo rugute, divorce zirabona, kuko nta hari urukundo. Hari urukundo haba kwihangana, hari urukundo haba kwihanganirana, haba amahoro, haba ituze. Rero iyo urukundo rudahari, nawe urabyumva, ni imivurungano, intambara, intonganya za hato na hato, kandi izo ntonganya za hato na hato zibyara amakimbirane. Rero iyo amaze gukura, haba amakimbirane asasiye n'adasasiye, ibintu nk'ibyo. Iyo rero amakimbirane amaze gukura, nta kindi gikurikiraho. Hari nk'umuhungu wavuye muri cya cyumweru wavuye muri Amerika, y'iminsi itambutse, ava muri Amerika aza hano muri Kenya. Umukobwa atuye i Dubai hano Nairobi, agire uko burahagarara. Urumva yuko umuco wa Kinyamurenge urimo uratakara cyane, bigizwemo n'ino visiyo tujyamo, ari nabyo bavuze ngo ni ibihe by'imeruka. Nihe nama wakwihanganisha ku babyeyi baba bana, kubona umuntu yavuye muri Amerika agafata urugendo akaza hano ubukwe bugahagarara? Nihe nama wabagira muri make ukagira ababyeyi babo kugira ngo bagire imitima yihanganye? Biragoye. Plus password buriya biragoye. Inama nanjye ndi umubyeyi, ariko kandi birashoboka. Nama ya mbere gusa nabwira abantu, naho ababyeyi bose, ni ukwihangana, kuko kwihangana ibigushikiye byose urabyihanganira. Cya kabiri, turusheho kwegera abana bacu, abakobwa, abahungu, tubigishe
umuntu yakunanira umwana yakunanira ariko washizeho akawe nk'umubyeyi tumwigishe tugerageze kumuba hafi tumuhugure hanyuma atunanire ariko twagerageje ikindi umwereke ibihe turimo umwereke ibihe turimo umufashe kumuriyana umufashe burya umuha icyerekezo umufashe kuko bajya bavuga ko umutwe umwe utigira inama kereka iy'ibisazi ariko ni ngombwa kwegera abana tukabaganiriza bakatuganiriza bakatwisanzuraho nk'ababyeyi hanyuma tugafatana icyerekezo cy'ubuzima n'imibereho tukabasha kuburiyata hamwe no kwihanganira ibyo tubona n'ibyo turimo byose n'isi uko imeze n'ibihe uko bidutwaye bizagenda ni Papa Plus TV yacu tugiye kujya tubagezaho amakuru agiye atandukanye hirya no hino rero urabona yuko twari twatumiye umutumirwa wacu kandi yananiwe ari mu masengesho rero twabanje kumwiseguraho tumusaba imbabazi icyo dusaba abakunzi bacu badukurikirana mukoreshe ya subscribe mwandike mujye no muri comment mugire ibyo mutubwira mugire ibyo mudusaba n'ibyo mwifuza tuzadukurikiza ibitekerezo byanyu kandi natwe turabakunda cyane kutureba kwanyu nibyo byishimo byacu natwe kubagezaho ibyo mukeneye nizo nyungu zanyu rero muri make nanjye nitwa Password niryo zina ryanjye niryo muzajya munyumvaho Plus Password channel yacu ikaba yitwa Papa Plus dore umukozi w'Imana we yabifashe n'abandi bose mubifate mujye muyikurikirana tujye kujya tubagezaho amakuru yacu ku gihe kandi muzajya muryoherwa mwumva ibiganiro biryoheye amatwi yanyu Pastor wakoze cyane turabashimiye natwe na TV Papa Plus na banyamakuru mwatumiye Plus Password mwagize neza gutekereza kandi mu by'ukuri ndahamya neza ko hamwe n'amasengesho yacu bajya gusengera n'ibi biganiro kugira ngo zivugurize inama abo zigeraho bazumve kandi bazakire neza ndetse babashe kugushyigikira babashyigikiye babahereza ibitekerezo babahe ibitekerezo byabo babahe komenti zabo bizajya bibafasha kugaruka inyuma kugira ngo turebe mu by'ukuri igikenewe n'ubundi ibyo abantu bakeneye ari byo tubaha ni byiza ko dutambutsa ubutumwa bukenewe mu bantu kugira ngo abantu ugere henshi hatandukanye abantu babyumve kandi abantu babutangeho inama buriya bafite byinshi twebwe tutazi dushobora kwigiraho tukongera tugafata ikindi kiganiro kugira ngo nanone tugeze ubutumwa ku bantu kandi ubutumwa bw'ingenzi murakoze cyane mwagize neza kudutumira natwe turabashimiye murakoze cyane nk'uko abibabwiye nanjye ndabasezeranya yuko nk'umukozi wanyu ugiye kujya batumikira ibyo mwifuza Plus Password icyo ngiye kubakorera nuko abakozi b'Imana abapasteri ababishopu n'abareverenti bose ngiye kugenda babazanira ibyo mwifuza byose mukabibabaza n'ibyo mukeneye byose mukabibabaza ubwo pasteri twishimye cyane kandi wakoze ubwo ikindi kintu ntarasoza nagusaba urumva yuko kugira ngo abantu batumuco nadukorera n'amasengesho mukatwongeraho n'indi minsi nabyo byababwiza turasenga uko dushobojwe turasenga kandi gusenga no guhozaho ntabwo ari uko ibihe ku minsi ibiri ku minsi itatu turasenga kandi umuco uzakira umuco ni umuco mucyo abantu batazi umuco baba baziye kandi nuko tuvuga ngo turabanyamurenge nuko muzi neza ko dufite umuco wacu watubanyamurenge cyane ejo muzambaza ngo se kubera iki tutajya dushaka mu yandi moko tutashaka na tutagira gute kubera iki nuko muzi neza ko abanyamurenge bagira umuco wabo wabakumiraga nko kudashaka andi moko ariko siko biterwa n'impamvu wenda ariko umuco ntabwo wabuza nawe kandi hari influence ugira mu kudashaka andi moko kuko uba ugiye kwivanga n'andi moko so urumva rero umuco ntabwo tuzemera gukina akoze cyane namwe sawa karibu sana natwe turishimye sawa TV yacu
ikiganiro cyacu naha tugisoreje, ubwo ku kiganiro cy'ubutaha azatubwira n'andi makuru atubwira impamvu batemera yuko ubundi bwoko bujya gushaka abakobwa babo, nabyo tuzabibagezaho. Murakoze cyane, ciao ciao.